Imyaka 2026 bishize abanyarwanda bose n'abanyafurika muri rusange n'abanyamerika, abanyaziya n'abandi bantu bose batuye kuri uyu mugabane w'isi bizeraga ko bazajya mu ijuru. Muri iyo myaka 2026 kuva ku munsi wa mbere cyangwa se kuva ku mwaka wa mbere Yesu ajya mu ijuru kugeza uyu munsi turiho abantu bapfa buri munsi. Ubundi iyo umwana avutse batangira kumubwira ko Yesu abaho, ko kujya mu ijuru ari ukuzamuka mu kirere, kujya ikuzimu ari kujya hasi kuzimu nyine mu butaka. Iyo bashyinguye umuntu, abantu benshi murabizi ko batinya no kujya kwegera amarimbi. Nta muntu ukunda guca ku irimbi saa moya z'ijoro nyine ari umuntu uraho utizerera mu Mana. No kuvuga ngo mu myaka myinshi ishize abantu bashobora kuba barizeye ibintu bitari byo cyangwa se barizeye ibiri byo. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo ibyo bintu tubashe kuba twabisesengura. Abantu bose ndakeka mwe muri kureba iyi video abarimo abizera Yesu nk'umukiza wabo, abarimo abizera Imana, ishusho ya Yesu, ubwo ndavuga uriya muntu wakinnye filime wo muri Amerika, igenda igaruka mu nzozi zanyu ndetse no mu maso yanyu kuko mwakuze mubeshywa kuri yari we Yesu. Benshi mwajyaga muri filime mukareba filime za Yesu ari kwicwa, ari guterwa imisumari, benshi muri mwe mukanarira mukabifata nk'aho ari ibyanyabyo. Abantu bahita babyumva neza ni abantu basengera mu idini ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi kuko bo bakunda no kubiprojecta ubundi bakerekana filime ya Yesu nko mu bintu bijyanye n'amavuna, ariko baba bari kwica abanyarwanda mu mutwe. Hari abantu bajya bicara bakibaza ati ese buriya koko nzajya mu ijuru cyangwa se nzashya? Abantu benshi iyo bagiye gupfa bagira ubwoba cyane bw'uko bashobora kuzashya mu gihe bazaba bapfuye, bakibaza ngo ese after this life haba hagiye kuba iki? Ubundi ubwoko bw'abavuko nibwo bwizera ko nyuma yo gupfa umuntu burya ajya mu bundi buzima, ngo marayika araza akamutwara, umubiri we ukazavukira mu wundi muntu. Reka tuvuge nk'ubu ko uri umunyafurika ukazavukira nko muri Zimbabwe kandi warapfiriye mu Rwanda. Ariko plutôt abanyarwanda si gutyo tubyizera, cyangwa se abizera benshi muri rusange si gutyo bizera ibyo bintu. Yemwe hari n'abantu bizera ko imyuka ibaho, ngo abantu bavugana n'Imana nk'uko byahozeho mbere mu myaka ya mbere Yesu akiri ku isi ndetse no nyuma y'uko ahavuye, ariko hari n'abatabyizera bavuga ko ari imyuka mibi ibakoresha. Hari abantu benshi twagiye tureba mu biganiro, umuntu akaza akiyemerera ubwe kajya kwa Satani akavugana na Satani, ariko stili tukabona ngarakennye, akavuga ko Satani yamuhaye amafaranga menshi utashobora kwikorera, akanavuga ko ushaka kugira ngo akujyaneyo yagufasha. Ariko hari byinshi twagiye tubona nk'ikigo cy'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, cyagiye kibikoraho iperereza kigasanga harimo abatekamutwe bavuga ko bagiye kuzimu ndetse ko bagufasha kubona amafaranga y'ikuzimu. Baratuburiraga abantu. Bamwe muri abo banyamakuru bakoreshaga ibiganiro abo bantu harimo nk'uwo yitwa Kiroso TV, yitwa Kiroso sinibuka YouTube channel yakoreragaho, ariko ibyo byatumye tabwa muri yombi aza gufungwa, akaba yaramaze mu mwaka n'igice ari kuzira iryo tubu. Ubundi Yesu umwizeye wabiki? Ariko se reka mbere na mbere tubanze turebe ngo ubundi Yesu aza ku isi, biriya bintu tubwirwa muri Bibiliya byaba ari ibyanyabyo cyangwa se nibyo tubwirwa gusa nk'inkuru isanzwe? Ubundi abantu benshi bakunda kuvuga ko Bibiliya yahumetswe n'Imana, ariko Bibiliya niba yarahumetswe n'Imana ntago yanditswe n'umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo abahanga batwereka ko Bibiliya niba irimo ibitabo 100 cyangwa se 100, reka tuvuge ko irimo ibitabo 90 cyangwa 100, buri gitabo cyose gifite umuntu wacyanditse. Harimo ba Petero, ba Yohana, ba Korinto, ba Yobu, bagiye baterwa igeragezo n'Uwiteka, n'abantu benshi. Hanyuma gute utatekereza ko abo bantu benshi bikusanyije ibyo bitabo banditse ku nkuru zagiye zibabaho mu buzima busanzwe? Kuko inkuru zo muri Bibiliya ubusanga ari ibintu bigenda bitubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, nkuko nazano nkababwiriza. Urabona hano turi Kigali, wenda wowe utuye nka Ngoma cyangwa se ahandi hantu mu ntara, nkakubwiriza ukaza gusanga ibyo nkubwirije bigukoze ku mutima, ugasanga nibwo buzima bwa buri munsi ubamo. Abantu benshi bakomeje kwibaza ate se tuzarimbuka cyangwa se tuzajya mu ijuru? Ubundi siyansi ikintu kitwereka neza ni ukuvuga ngo iyi si dutuyeho iteye nka bara.
ubu butaka duhingaho tuba turi guhinga hejuru ya baro, kuko twe dutuye hejuru ya baro. Ni ukuvuga ngo iyo ucukuye ubutaka ukamanuka hasi ugera ku mazi, iyo umaze kuva ku mazi ugera kuri gaze, iyo uvuye kuri gaze ugera ku rutare, urwo rutare iyo uruvuyeho ugera kuri maguma. Bino bintu bigenda bibyara ibirunga bikabyara imisozi. Hanyuma iyo umaze kuva aho hantu, uramutse ukomeje ukagira ubushobozi bwo gukomeza, hano turi muri Afurika, ushobora gusanga wisanze nko muri Aziya. Ariko ibyo bintu abantu bagakomeza kubyirengagiza bakavuga ngo ikuzimu ni no hepfo. Ese gute udatekereza ko abantu bizeraga Satani, bizeraga mu bigirwamana, ko basengaga bikabasubiza?